Now tugana ku musozo w'iki gikorwa, igihembo kigiye gutangwa ni igihembo cya The People's Choice. Kugira ngo musobanukirwe neza uko ayo manota yakusanyijwe, reka nsabe Bwana Jackson aze abidusobanurire neza mbere yuko tubabwira umuntu wegukanye icyo gihembo. Mwongeye kwirirwa ubwo tugeze igihe cy'amanota n'imodoka, abakameramani bagiye kwegera imbere. Icyo nashakaga kuvuga ni uko bagiye gusikiringa amanota mu kanya tuyarebe, ariko twashaka kubashimira by'umwihariko. Aya masaha abenshi tuba dusinziriye, ariko icyiza gihari ni uko abenshi twari kuba turi ahandi hantu. Ntabwo ari igitangaje kuba tukiri maso, ariko nka ba Trezor batubabaririza isaha ntabwo bajya basigeza. Ni umwanya wo kubashimira by'umwihariko Ishusho Art iraha agaciro umwanya mwaduhaye mukamwicaye hano, umwanya mwahaye sinema nyarwanda, kandi kuba muri hano n'inshingano zanyu. Icyo yaravuze kijyanye n'amanota ntabwo nyifite ibintu byinshi barabitwereka. Dusigaje kategori imwe ya People Choice. People Choice ni kategori rimwe na rimwe tutavugaho rumwe, ariko iri no comment nyine ntacyo kurenzaho. Impamvu ntacyo kurenzaho ni ibintu bibiri byakurikijwe kugira ngo tubone umuntu yitwara. Impamvu bari abavandimwe mbareka bakabaganira ibyabo nkababwira nuko nyine ari ibyacu. Hari twakoze road shows ahantu hatandukanye mu ntara, tukaba dufite abakinnyi bagera kuri 20, abahungu 10 n'abakobwa 10 bahataniraga iki cyiciro cya People Choice. Hagomba kuvamo umwe rero, kubera ko leta yacu ikora gender balance. Iwacu rero muri Rima nta muhungu uruta umukobwa, nta n'umukobwa uruta umuhungu. Kuri iyi kategori ubu umukobwa ubu umuhungu birakureba, ni wowe yitwara. Ntabwo tugira umuhungu wa mbere n'umukobwa wa mbere muri iyi kategori. Niyo mpamvu ari gender balance. Niba ari gender balance, niba ari ni ibintu nk'ibyo byo kuringanira. So icyo nashaka kuvuga rero nuko nyuma y'izo road show twakoze, abajaji bacu batanze amanota, ariko bayatanze namwe n'abandi batari hano bari gutora. So nyuma yo gutora rero hari uko byarangiye saa 6 zibura umunota umwe, saa 5:59 system yari ihagaze. Uko byarangiye ababibonye hari wabaye wa mbere hariya. Igikurikiraho hari uko byarangiye muri road show bigiye guhura, ariko icyo navugaga nuko ari amanota twahaye bari abantu yari afite 70%, hanyuma za road show twakoze zifite 30%. Impamvu mvugaho si uko iyi kategori iruta izindi. Iyi kategori ni uko umuntu ugiye kwitwara agiye guhabwa imodoka na Ndoli Safaris K5 yo muri 2012. Muhammad Ndoli Safaris. Iyi modoka irabona uyikwiye nyine. Nyuma yo gutsinda tukamenya uyibonye, akazi kacu nk'Ishusho Art yateguye iki gikorwa, turafata umuntu watsinze, dufate Ndoli Safaris basuhuzanye guhera kuwa mbere bajya ni muri revenue bakorera imitation harya babiza bafite imodoka baranyibutsa ntabwo mbimenya ngewe. Batangire gahunda yo kwandikisha imodoka yari muri Ndoli ijya kuwatsinze. So ubwo rero ndagira ngo nshimire buri wese uruhare yagize mu gushyigikira umukinnyi yakundaga, kandi nubona uwo washyigikiye ataratsinze wihangane.
iyi kategori impamvu mbanje kuyisasira nuko hari igihe babaza kurusha izindi uravuga uti nashyigikiye kanaka nshyiramo udufaranga twanjye message yari 100 wenda watoresheje 1000 cyawe aricyo rufite cyonyine undatoresha 5 ukumva birakubabaje kuko wabihaye umuntu kandi ntatsinde wihangane umunsi we ntabwo ari uyu wowe n'utanga imodoka nimwe hataniraga 20 ni ibintu byumvikana ko ari umuntu umwe ugomba kuyitwara unguriza icyatanu ibyo rero ndagira ngo nsabe umusangiza w'amagambo akomeze gahunda nk'uko yayiteganije gahunda yanjye kubashimira by'umwihariko no kubabwira ko by'umwihariko nyuma y'uko hari buri wese ashobora kugira uko atekereza ibyabaye iyo amatora arangiye impamvu tuyarangiza mbere ni ukugira ngo dusigarane umwanya wo kureba no kumva complain z'abahatanaga avuga ati ibi byanyeze gutya tukagira n'igihe cyo kubikurikirana ngo turebe ese complain z'abantu zifite agaciro nyuma y'amasaha yari ahari kuva saa 6 z'ijoro birangira twagerageje ibishoboka kumenya amakuru ahagije y'ibyabaye ari nayo mugiye kubona muri aka kanya kagiye gukurikira iyi modoka rero ndagira ngo mbonereho ndori safari zikwihutisha mitasiyo nyirayo akeneye kuyijyana mu mwana ku ishuri cyangwa akeneye kuyijyana nari ngikomeza akeneye kuyijyana gutereta akeneye gutereterwamo erega ikibazo mufite nimumvugiramo ni njye njyenyine ufite ijambo ryo gusoza ibi birori imodoka itatanzwe cyangwa itanzwe so reka byoroshye umuvandimwe ameze gahunda ariko ndagira mbabwire ko dushimira by'umwihariko ndori safari zatanze imodoka mu kuyitanga tukaza guhamagara chap ni abantu badufashije muri iriya voting aho byakorerwaga ubwo ndori safari zari buze kudufasha gutanga no kwakira bahemba uyu muntu bamuha aho umuntu uhagarariye chap araza gufatanya na ndori safari baraza kwegera imbere bashyira hagati watsinze tugiye kumenya mu kanya bamushimire baradufashije bacunze ibishoboka kugira ngo uyu munsi tube dufite ibintu bifite ubuziranenge ndori yarakoze kuduha iriya modoka ubutaha turagira ngo tumubwire ko iriya tutazayemera tuzagera uriya mwaka utaha dushaka ijipe n'abataredi kuduha ijipe amasezerano yacu ararangira uyu munsi ibyo bimenye hanyuma rero reka dusoze tubashimira mwakoze cyane kandi mwarakoze kudushyigikira murakoze kongera gushyigikira no gukomeza gushyigikira sinema nyarwanda mu gihe kizaza twaba turiho haba hariho n'abazadukomoka murakoze cyane tumuha amashyi menshi cyane mbere y'uko tubamurikira iby'amanota turabanza tubabwire wegukanye intsinzi ngo ninde inde okay reka turebe ko ariko bimeze mbere yuko dutanga iki gihembo reka dusabe umuvandimwe muri ndori safaris baze hano adufashe gutanga iki gihembo uhagarariye ndori safaris ndori safaris turabakeneye kugira ngo dutange iki gihembo amashyi menshi cyane umuterankunga w'iki gikorwa ndetse na chap ya kampani yadufashije mu bijyanye n'amatora ntugire ikibazo jaja turaje tubimenye neza chap uhagarariye chap nawe yaza hano imbere kugira ngo dutange iki gihembo. So the next one, the last award of the night is the People's Choice, and we have the people who are awarding the People's Choice with the car, a Kia from 2012, I believe, and now a K5.
There you go. Ndoli Safaris. And we have Chap Chap. Na mbere yuko tumenya uko by'amanota byagenze uragenda turagira ngo utubwire ko byaragenze neza niba harimo mucyo ibindi turaza kubyimenyera. Okay, thank you so much. My name is Serge and I'm representing Chap Chap. Chap Chap is an application which was developed here locally in Rwanda, and it is trustable. It has actually been used in the voting processes of Miss Rwanda, and there is openness in this system, and it's very clear the way people were doing the voting by putting their money. The money was equivalent to a certain number of votes, which is clear, and it has been published by the organizers. So there's no issue about that. Thank you so much. Thank you very much, Chap Chap. Tumwa amashimeshi cyane. Byose ni mu mucyo turaza kubibona mu mwanya. Mumfashe uyu muvandimwe wa Ndoli Safaris. Nawe. Thank you very much. Mbere yuko tutanga igihembo hari cyo mwifuzaga kugeza ku banyarwanda ni imbaga yahuriye aha. Nta kibazo. Thank you very much. Aha, mwambwiraga ngo ninde? Mitutu. Reka nzende. Igihembo cha The People's Choice Award muri Rima 2023 ku nshuro ya munani ni aha Sanase Bahavu Janetta Bahavu Amashimeshi dane. Wow, the big winner tonight wegukanye iki gihembo ni Modoka. Very nice. Nakono twabanza tugashiraho logo ya Ndoli Safaris inyuma ku ifoto iriho amanota ntagisa neza cyane. Kuri ku buhanga bw'ibyuma mwasubizaho ya logo ya Ndoli Safaris. Mudufashe kugira ngo dufate ifoto y'urwibutso. Cyangwa si binibura, at least this is perfect. Thank you so much. Ifoto tureba hariya kwa photographe. Thank you so much, Janet. Gira icyo tubwira. Murakoze cyane ariko mubanze mumereze KONTAKE. Muyobozi Jackson KONTAKE yangiri. KONTAKE. Ariko ndabashimiye cyane. Nzajimana. Nukuri Imana ishimwe. Uwiteka naravuze nti nundindi nyatsi nzagushima. Ushimwe ko ndinzi nyatsi. Ushimwe ko mpaye iki gikombe. Impanga Awards, Impanga Series, inkoreye umuti mu byo nashaka kumva. Navuga ngo ni serie yaturutse ku Muremyi kuko impaye iby'agaciro gakomeye. Ibindi ni turashimiye abantu bose bamusapotinze, buri muntu wese yashoboye kumutora. Imana imumugisha kandi ni fair play.
twari twiteguye ko natsindwa tuzobyakira bavuga ngo bahurana babiri agatsinda umwe ubwo nutashoboye kwitwara niko bigenda. Ndoli Safari na Rima turabashimiye cyane. God bless you. Thank you very much. Amashyi menshi cyane. Reko uyu muvandimwe wo muri Ndoli Safari nawe agira icyo ababwira, nta kibazo bansubira mu myanya yanyu. Murakoze. Ndi umukozi wa Ndoli Safari. Twagira ngo tubamenyeshe ibikorwa byacu. Turacuruza, tugurisha amamodoka kandi mutugane. Ni byiza kandi turabishimiye. Bakoze cyane cyane, natwe turabishimiye, turabashimira cyane abaterankunga bacu bose. Ndoli Safaris, Ikirenga, If Sound, mwese by'umwihariko mwese mwaje kwifatanya natwe, tubibutsa yuko after party ari muri The Keza Hotel and Apartments Kimironko naho mukanya. Thank you so much everyone for being here. Thank you to our international guests for having made the trip all the way to Rwanda. Thank you for supporting Rwandan cinema. Thank you for supporting and elevating African cinema. We love you Cameroon, we love you Nigeria, we love you Kenya, we love you Uganda, we love you Burundi, we love you Rwanda, we love each and every one of you. This was the Rwanda International Movie Awards, the 8th edition. Good night. Thank you. See you at the Keza Hotel.